Mwese mukomeje gukurikirana Ndizino turubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turanga kugira ngo twigishanye, ndanga kugira ngo mbahugure, mbafashe, mbagire inama byose kubigendanye n'umuziki. Yes, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wamenya ijwi ryawe. Yes, ahangaha ngiye kugufasha kumenya aho ugomba kuririmbira cyangwa se aho ugomba kuririmba. Tugira ama voice type agiye atandukanye. Tugira voice type ya tenor, tukagira voice type ya baritone, tukagira voice type ya bass. Ku bagore ni soprano na alto niyo dukunda kugira yibandaho. Yes, hari practical notes zo hasi ushobora guheraho ukagenda uzamuka. Yes, practical notes zo hasi ugenda uheraho ukagenda uzamuka. Ushobora gutangira wenda hasi turi gato, ushobora guhera hasi wenda nk'urugero ugahaminga ugahaminga inota none ukarihaminga ukaba warihuma ukabumva ko urigezeho hasi. Ikindi biba byiza wenda kuba uri gukoresha piano cyangwa uri gukoresha keyboard cyangwa se no gukoresha gitari, byose biba bishoboka ko ngewe ntabyo nazanye hano, ariko uhaminga ushobora guhaminga inota ryo hasi cyane, wenda aho ngaho ngewe niho ngizene, aho ngaho niho ngewe ngarukiye. Noneho hakabaho gutestinga ukamenya uti niba iri nota riva ahangaha rikajya ahangaha, ubwo ndi muri iyi range. Niba inota riva ahangaha rikajya ahangaha, ubwo ndi muri iyi range. Ikindi wenda ku buryo ushobora kubyumviramo cyangwa ushobora kuba wabikosoramo cyangwa se ushobora kuba wabyiyumvamo, bishobora kugenda none n'uburyo ivuga, icyo twita your model voice. Model voice nk'ubu ijwi ryanyu ushobora kuryumva ukumva ntago riri hasi cyane, ariko nanone si riri no hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo riri hagati na hagati, riri mwaye. Ntago umuntu yaryumva ngo yumve rirajwigira mu bagabo, ntago umuntu yaryumva ngo yumve riri bass hasi mu bagabo. Yes, ubwo icyo ugomba kumenya yuko ari iki, ubwo ijwi ryanyu wenda ari baritone. Iyo ni baritone. Baritone niyo ibarizwa hagati na hagati mu majwi y'abagabo. Noneho hakaza irindi jwi wenda kuri soprano, wenda ushobora kumva uburyo uvuga wangiza ukavuga uti ko ndimo ndumva hano, ubitewe n'uburyo mvuga mfite ijwi risa nkaho riringaniye cyangwa se riri bass. Hanyuma noneho ukaba ushobora kuvuga uti okay, ubwo ngewe ijwi ryanjye ni alto. Kubera iki? Kubera numva ko riremereye kandi riri hasi. Ko numva rijwigira mvugira hejuru n'ibiki byose, kandi nyine akajwi kanjye ni gatoya karamyoye n'ibicu, ijwi rya riba ari soprano riri hejuru. Aho ngaho ni ku bagore. Uyu mwitozo ushobora ku practice uku nguku, tangira ku manote yo hasi ugenda uzamuka gake gake buhoro kureba aho wumva utangirira kugorwa kuzamuka. Yes, ibyo nabyo bishobora kuba bya classifier cyishuro ugomba kubarizwamo, ariko ikintu cya mbere wakora ni ukumva ijwi ryawe uri kuvuga bisanzwe, nubwo nashobora kuvugira hasi, ariko kumva uri kuvuga bisanzwe nyine wisanzuye, nanone atari kuvuga ngo uri kuvuga nyine uranga cyangwa se uri kuvugira hasi. Uri kuvuga wisanzuye warekuye ijwi, ukumva buryo ki ibintu bishobora kuba bimeze. Hanyuma noneho ukamenya icyiciro urimo. Voice cyangwa se ijwi ntago ari iryo uba ugomba gushaka, ahubwo ni iryo uba ugomba kuba ufite. Ijwi uba ugomba kuba urifite, hanyuma noneho ukaritraininga cyangwa se ukaricontrol. Niba wifuza ko ijwi ryawe ndimenya cyangwa se turimenya, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona aho ngaho, nkaba nagufasha mu buryo bwo kuyisuzuma. Mukomeze kugira ibihe byiza.